byaje guhindura isura. Abakobwa twiganaga urumva biga mu kigo cy'abakobwa gusa, bakenera sex, bakenera gusambana, bagira ute, nabibonaga kenshi cyane, bamwe bari kurikingana, ugasanga umwe yagiye mu gitsina cy'undi ari kuri gatamo, bya bindi mubona mu pornography, ngewe nagiye mbibona live. Rero naje kugira ingorane, baravuga batari ku bundi kumeze nk'umugabo wagiye udufasha nyine, batangira kumbona ukundi, muri domo bamwe batangira kuvuga batari ku bundi wose uri umuhungu watwinjiriye n'iki noneho babona ngiye koga sometime, bakabona nyuzeho n'amabere, bakavuga ati wa muntu ashaka usanga ari umukobwa. Noneho aho ngaho rero twigaga mu buzima rero hari ibintu biba ku muntu ukibaza ati se afitanye ikibazo kihe n'Imana, cyangwa se ese niwe wishe Yesu, niwe wagambaniye Yesu, niwe Yuda bavuze, ukabona ibintu bye byose ku isi byabaye imyaku gusa, ukabona ahantu hose n'umwaku. Rero iyo bigenze gutyo nta kindi ubusigaje no kwisengera Imana, ukavuga uti kesho mane. Reka twigendere na story yacu uyu munsi, tugiye kwijyana gutya. Ubundi njyewe nakuze mu buzima bwanjye, ubu ngubu mfite imyaka 38 y'amavuko, ariko noneho njyewe nakuze ndi cyabahungu kuko ngenda umukobwa, ariko mfite imyaka 38. Ngiye kubabwira rero impungenge cyangwa se ingorane nahuye nazo muri ubu buzima kuva ku myaka yanjye mitoya kurinda ngeze ku myaka 38. N'ubuzima butari bworoshye my friend. Nakuriye mu muryango udakiza ariko udakennye, nanone wa muryango ubu uri aho ngaho udasaba umunyu, ariko nanone udafite ibya mirenge. Nkorana n'abana 4 kuko njyewe nari uwa kabiri mu rugo iwacu, turi abakobwa 2 turi n'abahungu 2. Habanza rero umuhungu, agakurikiraho umuhungu, nanone agakurikiraho umukobwa, inyuma niwe bucura. Rero muri ubwo buzima rero ubundi ku ishuri akenshi nabaga niyambariye ikabutura, kugeza naho sometime najyaga njya kunyara nanjye nkajya kwigana abahungu aho bari kunyara, nanjye nkagerageza kunyara mpagaze, ariko ntago byabashaga gukunda. Nyine murabizi ntago umukobwa n'umuhungu kunyara umwe ahagaze n'undi ahagaze ntago ari byo, niyo mpamvu umwe asutama undi akagira gute, undi agahagarara. Rero njyewe rero narabigeragezaga muri toilette z'abahungu. Mwumve ko narangije primaire yose njya muri toilette z'abahungu, kandi ikindi niganaga ikabutura bimwe bya cotton ngo z'ubururu, ngo ugiye ku ishuri hoya ntago byigeze bimbaho, ngewe nabaga niyambariye ikabutura. Rero narize mwe primaire, noneho nza kugira gute, nza kujya muri secondaire nayo nyiga ku kigo amaniga nyine, ariko ahantu hose nabaga ndi kumwe n'abajama, n'ukuntu nabaga meze n'ikijama. Rero nagize kugira imyaka ikomeye cyane, murabizi n'ubundi ntawuhisha ibyo afite. Amabere yatangiye kuza, rero natangiye kugira ipfunwe, niyo mbona ntangiye gutandukana n'abahungu cyane. Ariko noneho nagira gutya kuko nigaga muri interna, ndi muri dome, nagira gutya nkashyiraho nkazirikishaho bande. Nayo mfite bande naguze nkayakanyaga pepe ku buryo byibura harasigara nk'utuntu tumeze ngo dutuza. Nagize n'imyaka rero yita ntangira kuzana amabere manini, biranjena, numva ngize ipfunwe, numva biranze, ndavuga nti birakomeye byatara. Rero cyaje kubaho, narize tronkome ndayirangiza, ariko nyine ubwo ya mabere yatangiye kuza, none ntangiye kuzana n'amalips y'abakobwa, ubwo ntangiye gutera nk'abakobwa, ariko nkajya ngerageza kwambara ibintu binini kugira ngo nubwo byaje ari ubukobwa nkomeze mbe ngize gute, mbe ndi umujama nyine. N'ubundi nkihora mu gikundo cy'abajama. Naje kurangije tronkome rero ninjira mu wa 4. Mu wa 4 n'ukuri simbabeshye, numvaga niyo nabaga ndi kumwe n'abatipe, numvaga nta santima z'abatipe, numva umutipe nyine ameze nk'iji nyine iri aho nk'amaniga ari kuganira. Rero ngeze mu wa 4, ahantu nigaga nahasanze abantu bafite ingeso zitandukanye naho mvuye, batangira kumbona ukundi, muri domo bamwe batangira kuvuga batari ku bundi wose uri umuhungu watwinjiriye n'iki, noneho babona ngiye koga sometime, bakabona nyuzeho n'amabere, bakavuga ati wa muntu ashaka usanga ari umukobwa. Noneho aho ngaho rero twigaga
naje kugira gutya mpura n'ingorane kuko ndi mu wa kane bwa mbere ikigo nigagaho bwa mbere mukecuru yakinkuye kubera ko yabonaga afite imico y'abahungu kandi atangiye ashaka kugira ngo njye muri kariyeri y'abakobwa kandi aricyo yifuza. Arambwira ati ngomba kugucengingira iki, ngomba kuguhindurira ikigo. Yanjyanye rero mu kigo cy'abakobwa gusa. Noneho baniga bambaye iki? Biga bambaye amajipo. Simbabeshye byarantonze birantonda. Cyari ikigo cy'abakobwa biga bambaye amajipo. Ndavuga ati ahantu ho nzahaba gute? Ndagerageza ariko n'ubundi by'ubusa. Mbwira mama ati basi unjyanye mu kigo cy'abakobwa, genda uzansabire basi njye niga nambaye ipantaro. Mama rero yaje kubinkorera, aragenda arabisaba, hanyuma badutegeka yuko ipantaro ngomba kujya nambara igomba kuba ari ipantaro igeze gute irekuye. Atari urumva mu bigo by'abamasera hari ukuntu bambara amajipo, ariko amajipo nayo agize gute arekuye, atawufashe kugira ngo utagenda ugaragaza amabono n'iki byose kuko ntabwo babyemera. Barangije bavuga ati uzajya wiga rero wambaye ipantaro nawe kuri kwitaratse. Njye ibyo byaba byiza kuri njye kuko n'ubundi numvaga nshaka kwibera iki, numvaga nshaka kwibera G, n'ubundi nkibera umuniga nyine wo mu kigo aho ngaho. Byagenze gutyo rero ipantaro bayindodera ipantaro bige koko, nkajya ngenda mu kigo gake gake. Nyine mbona ubuzima nyine nubwo hatarimo amaniga ariko byibura ako kantu bari bankoreye numvaga ubuniga nta butaye cyangwa se ubujene nta butaye. Nabaye aho ngaho rero ndiga, ariko ubwo nari mu mwaka wa 5 noneho byaje guhindura isura. Abakobwa twiganaga urumva biga mu kigo cy'abakobwa gusa, bakenera sex, bakenera gusambana, bagira ute. Nabibonaga kenshi cyane, bamwe bari kurikingana, ugasanga umwe yagiye mu gitsina cy'undi ari kuri gatamo. Bya bindi mubona mu pornography njyewe nagiye mbibona live. Rero naje kugira ingorane, baravuga batari ku bundi kumeze nk'umugabo, wagiye udufasha nyine, byo dufasha uzo dukorera ibyo tugomba ushaka kubana natwe nyine. Byarancanze pe, ntabwo nari nageze nkora sex, urumva birancanga. Ndavuga ati aha niyo miliye nisanzemo kandi mu kigo cy'abakobwa gusa, umugani reka nzagerageza kuri ko mbona iyo bari kubikora baba bishimye bameze neza, bimeze bite, nanjye reka nzakugerageza. Rero umunsi umwe rero naje gusanga hari abakobwa rero bari kugira gute, bari kurikinganira nyine muri toilette mu kigo aho ngaho muri domo. Bimeze nk'ibintu bisanzwe, wajya kumva hepfo, kumva nko mu nguni hepfo, kumva umuntu avugije induru, abandi akavuga ati tongo yageze. Wajya kumva n'abandi barafashwe ruguru, wajya kubonukana nko muri domo harimo abantu bagira nko kuri 10-15, urumva bari mu ibyo bintu the same time. Njye rero bwa mbere narabiciye amazi, ariko noneho nakoze ikosa ryo kubikoraho rimwe bimbana ikibazo gikomeye. Rero hari umukobwa waje mushyashya ariko utarumaze igihe, dutangira kwibera inshuti ziri aho mu kigo, tukaba turi kumwe. Bakobwa kajya banavuga bati kuko hari n'ukuntu twakoraga akantu kameze nk'agashoka kabumu, njye nkaba ndi imbere nyine nigeze nk'umuntu w'umugabo n'iki byose nyine, ukabona bose baraza bashaka gusunda, bakaba umugabo akaba ari uzi kumusundisha, mbese nyine ugasanga nyine ni ibintu ngenda umugabo mu bagore. Rero naje kugira gutya umukobwa nawe umunsi umwe rero, kuko ibyo bintu byabaga buri munsi, ibintu by'uburezi byene byabaga buri donc ko abantu bavuye ku ishuri kwa kundi umuntu aba yirambitseho gato yamaze kurya kawunga cyangwa umuceri, nta kindi abakobwa bataga bajyamo, bajya kumva induru bayihaye umunwa, bari kunyara, bari kugira gute, mbese nyine ukavuga ati ibi bintu biri too much cyane. Rero umukobwa nanjye nawe atari ko tuzagerageza biriya bintu, aranyemera nawe nasanze akiri isugi nkanjye. Nagiyeho ndashimashima ngira gute, avuze induru, mbona bya bintu byamuryoheye. Ndavuga ati suri kubyumva, urumva bimeze gute? Avuga ati komereza aho ngaho, na sawa ati nanjye reka ngukorere. Avuga ati unkorere. Nawe rero yaragerageje ajyana y'intoki, numva bya bintu bitangiye guhindura isura. Kuva icyo gihe nasanze hari umunezero nari narabuze bariya abandi bari bafite. Nahise mbata rero, dore ko n'ubundi nari umukobwa, nari umukobwa ariko nitwara gihungu. Ubwo none natangiye kugira gute gukunda abakobwa bagenzi banjye. Noneho natangiye kubazungurukamo, nkava kuri ubu ngubu nkajya ku wundi, nkava ku wundi nkajya
mbese buri munsi nari narabaye nk'indaya cyangwa se nk'umugabo wawo, kuko nageze ongera experience, najya no muri vacances mu rugo nkareba video z'aba lesbienne, nkareba ukuntu babikora, donc nkajya afite experience. None numva kujya kwiga muri bya bigo by'abahungu noneho none nkumva nakwigumira hehe mu bigo by'abakobwa. Babahungu yego nimba ndi muri quartier twahuje nk'amanega, ariko noneho nkaba numva atankoraho, nkaba numva yuko ikintu cyaba hari iki ari ugukomeza kugira gute kwibera umuhungu kobwa, ariko wikundira ikintu kijyanye n'abakobwa. Rero nabanye n'ibyo bintu simbabeshye, naje gusoza mu wa gatandatu nibaza kuno ngiye kubaho mu buzima bwo hanze, muri ubu buzima bumeze gutyo, numva birancanga pe, byanantonze cyane, kuko kugira ngo uzabwire umukobwa ngo mfasha gutya tubigenze gutya na gutya, byarantonze birancanga, mbura uko mbigenza. Noneho ntangira kujya nikinisha, ndagenda ngura umuzi tw'abakobwa bagura, ubwo ngubwo ni tu vibrator, ndakagura nkajya nkajya nkikoresha, mbese nkajya numva ibintu byose ndabyishoboreye. Naje ko ndi kugenda nk'abaka mu myaka yegera hejuru, rero inanatinze no mu ishuri cyane, kubera ko buriya muri primaire na secondaire aho gakeya hari ahantu najyaga nzanamo ibintu by'ubuswa cyane, ugasanga mukecuru wanjye kuko yari umuntu ukunda abantu bari eduke cyane, ugasanga ageze gute aransibije. Rero maze kwegera mu myaka iri hejuru, ubwo urumva nageze mu buzima bwo hanze hano i Kigali, ntangira gushakisha amafaranga, nkora muri salon de coiffure, ariko noneho mbona imyaka itangiye kwegera imbere, ndavuga ati se nzakomeza mbe mu buzima bumeze gutya bwa kiniga, reka ntangiye noneho njye nambara akajipo, nambare agapira, ntangiye nambara ibintu by'abakobwa ndebe ko byakunda. Rero mbabeshye bwa mbere byarantonze ku buryo bukomeye, ndibaza se ibi bintu babyambara bate, bigenda bite, ariko nyine polepole kwa kundi wa mugani w'abaswahili, polepole niyo mwendo, gake ibintu ngenda bimenya. Rero nakoraga muri salon de coiffure, bwa mbere nakoraga muri salon de coiffure, ariko noneho hakabamo n'abandi bakobwa bagenzi banjye. Rimwe rero hari umukobwa umwe twigeze gutahana, kuko nari namaze kwikodeshereza, nakoraga amafaranga, twaje gutahana ariko nyine yanyuragaho muri salon, nkareba amabuno, nkagira gute, nkumva nyine ndamwifuje, nkumva wazamuma rimwe mu buriri tukaba twiberana kumwe. Rero twaje gutahana umunsi umwe, turaganira tugira gute, mu kwa kundi nyine uganira ugahuza n'umuntu, mugatera ibiparu, mukajya gute, twaratetse twagize gute, ntangira kumwegera, numvise namugize gute, namusumiye, ndamusomye, ndamanutse mfatse ku mabere, nawe ubona ko agize gute, ubona ko afashwe, ndavuga ati bya bintu birakunda no hanze, nari narabuze umuntu tuzahita duhuza, none uyu muntu ndabona we tugiye guhuza. Sinzi ukuntu rero yageze gutya, bashidutse, nimba ari ubwonko bwari bugarutse ku murongo, abarambwiye turi mu biki, bimeze bite, ati ibintu sujya ubikora, ati njye ntabwo mbaye gutya, ati njye nkunda abahungu, mbabarira njyewe ntabwo ndi umurezi, sindi umurezi biene, ibintu ntabwo mbimamo, mbabarira rwose, mbabarira. Nanjye nahise nikanga, urumva nawe nayibara kumva umuntu turakorana turirwana ku kazi, abonye ibyo bintu noneho ageze gute, arankotoje nta nibibaye, arambwiye ko akunda abahungu. Numva noneho ngize akantu kipfunwe, nanone numva biranyobeye, ndavuga ati ndakora iki, bimeze gute. Nibwo navuze ati wa mugane nta uwahishaho, ndavuga ati reka mubwize ukuri. Ntangira kumbwira story yanjye yose guhera ku ishuri, ndamubwira nahise n'amafoto muri album, abona ukuntu nanimereye, niyambarira kigangster byose. Aravuga ati ko numva wahuritse, arambaza ati nta muhungu muraryamana, ati ntawe, nanjye koko ntawe pe, ntawe twari twararyamanye. Numva ageze ubwo arambwira ati rero buriya ni byiza yuko noneho kuva warateye intambwe ukava ku ipantaro no kugenda wigeze umuniga n'iki byose, ni byiza ko noneho watangira gutera intambwe noneho yo kwiyegereza n'iki n'abahungu, ukajya ureba ko byibura hari ikintu cyavamo. Ubwo nguko yabimbwiraga niko nakabaga mu myaka ya za 28 n'ikenda, ubwo niko ndi kugenda ngana muri ya myaka ugimbi warabusize uri kugenda, iyo abarundi we aba yarashinze n'urugo.
Yohana ndavuga ati sha nibyo koko reka ngerageza ngira inama arambwira ati muri salon de coiffure urabona hariya haba harimo tuzi twinshi ushaka kujya utangira none ukajya ubuza iki n'abagabo mu mutwe ukajya ubuza mu mutwe ugakarisa umugabo murabizi nyine nk'ibyo muri salon de coiffure ndavuga ati ariko iyo nta muzika ari inyamibwa ndavuga ati nzatestinga ndebe ni koko ubwo yangiriye n'inama yo kujya y'amajipo nimba nambaga n'amajipo hari ukuntu yabaga ari munsi y'amavi ambwa ati ugerageza unakazamure ugeze ruguru bana kugira ngo nyine uteye neza umeze neza ni byiza yuko simbabeshye byo nayo nateye neza amabuno lips iki byose mbese warangiye nanjye ubundi sinzi ikintu cyari cyambayeho rero cyaje kubaho naje kugira gutya koko njya muri salon de coiffure Yohana mugabuje kahita nsaba umukobwa wabaga uri nka hariya nkamwatereka dore ko amaboga ari njye umwogereza mu mutwe ndatangira nkajya mboza mu mutwe akora mu bwaro nkagira gute ariko rwose simbabeshye nta kintu numvaga kijya mbere hari hasi navuga gati se bize bite kuki ndumva nagira reaction nk'izo ngiriyo ndi kumwe n'umukobwa bimeze gute numva bikomeje kuncanga ku buryo bukomeye numva bikomeje kuncanga nako imyaka iri kugenda gute yegera imbere ubwo nakabaka gamwe za tarane naje kugira gutya rero ngira ndavuga ati noneho ndabizi umuhungu wo kundongora cyangwa se umuhungu twaryamana ntago namubura reka nzagerageza nshaka umuhungu mwongoze ngire gute gende ndyamane nawe numve ko bizagenda naramushatse koko namuvanye muri salon de coiffure nijya namwihereye gahunda navuga ati se kuri mbona no mujene mwiza wazangwiriyemo mukavumo nkakugira nkakwereka bya bindi nyine waranje umuntu tese yaraje turaganira akungabona no kuganira nuko nyine nkumva ritumo kuganira nk'igiti nkumva nta sentiment nta reaction ntaki nkumva nyine pe umva sinzi ukuntu bimeze ndavuga ati none twikoze mu cyumba nyine tugire ko tubigenza yarinjiye yaraje rwose aridagadura yari umusore ufite akabaraga yakoze hafi minota igera kuri 7 rwose simbayishye numvishe bavuga ngo umuntu ararangiza ngo sinzi nta kintu na kimwe numvaga mu muzima bwanjye kijye numvaga ari nk'ibisanzwe ari nk'umuntu uri guhondaguramo hari hasi gusa numva numvishe bincanze pe ntangira kubaza Imana tese kuki wandimye gutya kuki nameze nk'abandi ba noneho ntangira kugira ipfunwe y'ukuntu meze watangiye ndi umuniga narigeze gangster narigeze gitangaza none ntangira kubaza Imana nti bimeze bite kuki utuma mbaho gutya bimeze gute rero naje guhura n'inshuti mbi iranyoshye iti noneho ushaka gusanga barakurose hari ahantu dushobora kujya kubaza ukareba ibyawe ukuntu bimeze kubera ko numvaga mbishaka byibura nanjye kuba umukobwa kuba umugore kuba umuntu nyine nanjye w'igitsina gore nk'uko ndi igitsina gore ndavuga ati nta kibazo uzandangira tugende tujye kubaza twumve ukuntu bimeze twaragiye rero turagenda pesi ntabwo njya sinaca kure yari umupfumu yanjyanyeho aba bapfumaguza nyine ibintu byo gupfumaguza icyo gihe ndabyibuka yanciye 100 ampereza n'imiti yo kujya nisiga amanota uvuta arambwira ati genda ibintu bya noneho bigiye gukunda abahungu bagiye kugukunda nawe imisemburo yawe igiye kuzamuka ubundi ugenda umere neza rwose ntugire ikibazo ya miti rero narayisize dufuta nka twisiga ari n'utwere yari amazi ko kugira ngo njugunya nyinjira nsohotse mu rugo mbese nyine cyari ikizami gikomeye ariko nkabona n'ubundi nta kijya mbere nkumva ya reaction nongeye gutumira undi muhungu nanone araza nawe arakubita ariko ibi by'ubusa neza ndavuga ati ibi nabyo ni kiragagisha iki ngiki nongeye kwisubizaho rero ndambwira ati se muganga tuntu wamaye ko tudakora arambwira ati ubwo imiti wayikoresheje nabi ushobora kuba ufite ikindi kibazo reka twongere dusuzume turebe arangije arambwira ati noneho uyu muti nguhayeho ni ukunywa uramenye uwunywe uko nzawukubwira yambwiye ko nzajya nkunywa saa 9 z'ijoro yambwiye ati nindenzaho n'isegonda imwe nzagira gute umuti ntabwo uzaba ugikoze niko nabigenje koko namaze icyumweru cya mbere cya kabiri mbese reveil nayishyiragamo nayo nayasizemo saa ngapi nayo nayasizemo saa 8:59 saa 9 top ikabirasura ndayinywa ariko nabyo ntibyagize icyo bitanga rero murebe ukuntu satani ari mubi cyane mbonye yuko ibintu binyobeye nasubiye bwa gatatu noneho
ubwa gatatu nsubirayo noneho wa mupfumu noneho nanjye yansabye yuko abakuru ngo bamubwiye yuko nanjye tugomba kuryamana, ngo yarantegereje kugira nzagere gute nzaze ngo kugira ngo agire ibyo ahumanura muri ngewe ngo bifunze. Kubera ko nabishakaga naragaramye rwose ndamuhereza, ndavuga ati wenda wowe wamugana ushobora kumva hari ikindi hari ibihindutse. Bano nawe ajyaho rwose icyo bakoraga bo barinezezaga ukabona ko babyishimiye kuko babonaga baryamanye n'umukobwa mwiza, ariko ngewe muri ngewe nkumva nta kintu kiri kujya mbere. Nabonye rero binyobeye ndamubwira ati n'ubundi narahavuye mbona gahunda n'imwe ni kwa kundi n'ubundi nta cyahindutse. Ndavuga ati ibi nabyo birarambiranye, ngo nageze mu myaka 33 hafi aho ngaho. Icyo nakoze rero naragiye, ubwo na mama yatangiye kujya mbaza ati ariko se bimeze bite mwana wanjye ko nta kintu wibwira, imeze gute? Ariko n'ababyeyi batangiye kukubwira. Hanyuma mama niwe natekerereje rero ibi nkuru yanjye ndamubwira muhera uko byatangiye ngeza kuri Z aho bigeze mu bapfumu n'uburyo naryamanye nabo. Mama nta kindi yararize arahogora avuga ati se mwana wanjye kuko utaje mugisha inama, wari kujya no kwa muganga n'iki byose. Ndamubwira ati ubwo nyine byararangiye, amazi yarenze inkombe nta kundi nabigira. Rero icyo yambwiye ati wa mwana we rero icyo usigaje ni kimwe utakoze, buriya icyo utakoze ni kimwe cyonyine usigaje kandi gishobora kuba cyiza kurusha ibyo byose wagiye unyuramo, nacyo wakigerageza ukareba. Ariko cyo nuramuka ukigiyemo ni ukumaramaza, ni ugufunga butu ukavuga uti ikamakawa. Mama ndamubwira ati ngewe icyo bisaba cyose mbabarira umbwira. Twaragiye rero amfata akaboko umunsi umwe anjyana ahantu mu cyumba cy'amasengesho, hari abapasiteri abantu bavuga indimi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni ibintu ngewe gusenga ntakozwaga. Ndavuga ati ariko wa mugana n'ibi ngibi njya numva ngo Imana irakora, kagerageze ndebe. Nagiyemo aho ngaho rero ewana gake gake ibintu ngenda mbikunda. Ya masengesho none ntangira kujya nyijyanamo, ndapfa muzika kabisa. Ndavuga ati ubu ngubu nibwo buzima, kuko nabonaga bye byibura bimpaye amahoro kwa. Ariko n'ubundi noneho urawizi iyo umuntu asenga usambanya urabwihana, ibintu byose ukabyihana. Ubwo noneho njya kuri cya kizere cyo kugira gute cyo gutegereza. Rero simbabeshye kugeza ubu ngubu maze kugira imyaka 38 n'ubu ngubu ndakibereye mu isengesho, ariko byibura byo byamaye amahoro par rapport y'ibyo bindi nabanje kunyuramo byo kwishakisha n'iki byose. Ndategereje ku myaka yanjye 38 yuko byibura hari ikintu Imana izankorera, kandi mfite amasezerano yo kuzagira ngo ibintu bizagende neza. Nk'abantu mwe rero nubwo buzima bwanjye guhera nkiri muto kujya ku myaka 38 kano kanya, yego n'ubundi ntago ibintu byagenda neza, ariko byibura ahantu ndi bona mfite icyizere. Ariko aho handi hose narahanyuze hose, ariko buriya ikitakwisha kigira gute kiragukiza. Ngayo nguko rero.